yarambwiye ngo mbwira abantu bayo ngo iyo Yorodani iri imbere igiye gucibwa nk'umuntu wasenze. Iyo Yorodani iri imbere y'umuntu igiye gucibwamo n'umuntu ufite gukomera. Iyo Yorodani iri imbere y'umuntu igiye gucibwamo n'umuntu wambaye imbaraga agashikama akabana nayo. Imana irongera irambwira ngo irambwira ngo dore iraje, yongeye ica mu matorero, amatorero agaragara nk'afunguwe. Imana yongeye kuyacamo, yongeye gutambuka, kuko hari abantu bigize abakomeye, abantu bigize abanyacyubahiro, bakumva yuko kuba barasigaye ariko bakiranutse, ariko bahagaze. Ariko Imana yabera yarambwiye ngo irongeye iratambutse, yuko bagihanura neza, basigaye bahanurana indamu, basigaye bahanurana ubuzima bwabacanze. Ariko Imana yarambwiye ngo irambiwe n'abavuga ngo yavuze itavuze. Iraje Imana yantumye mu ngero zitandukanye. Uko waba umeze kose Imana iraje. Imana iraje ije gukora. Imanukanye uburakari, irabumanukanye kuko kuva kera cyane ntago Imana yegeze yishimira agasuzuguro. Kora Yesu yishimira ni umutima we, mugabo we. Itorero Yesu yishimira ni umutima we. Atayazo pinivo ministansegre minikuwa aroro Jesus Senyeri. Yego umuntu wese wejejwe mu itorero, aho usengera ntabwo bireba Yesu. Narambwiye ngo ije gukora ikintu, kandi mu kugikora iraje gutambuka, kuko umuntu wese yasagiye kujya musura ku giti cye. Imana yarambwiye ngo hari abije guhagarika nibongere kuvuga. Irangije irambwira ngo hari abo ihaye kuvuga bakanagera kure. Muraho neza, Yesu ashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Hobe amazina yanjye ni Uwase Antoinette, uzi ku izina Rukundo. Ndi umumama w'abana 7 ufite umugabo umwe, nkaba ntuye mu Busanza. Imana y'amahoro yishimye. Murakoze. Mana data twese uri mu ijuru, Imana ifite imbaraga, wokinga ntihagire ukingura, wakingura ntihagire ukinga. Mu izina rya Yesu Kristo turagushimye, turaguhimbaje. Tugushimye yuko uri umukozi mwiza w'umuhanga, yo kwaje kumenya yuko mu mahanga yose abakora ibyo gukiranuka bose wemera. Mana turi imbere y'amaso, turi imbere y'ubwiza bwawe. Mwami data twese uri mu ijuru, umwanya turawusengeye, ntabari twabari uhagarara. Mu izina rya Yesu ibyacu bibure, haboneka ibyawe. Dusengeye cameraman yugotesha amareka n'abarinzi n'abakerubi. Mu izina rya Yesu byaza bikaza ari kirogoya, turabyirukanye, tubyirukanishije imbaraga z'amasengesho, kuko amasengesho ajya kuraho ibintu bidasobanutse Mwami bikavaho. Niyo mpamvu dusenze uyu mugambi wawe abari wowe uhagararira, uyu mugambi wawe abari wowe ukomeza. Mu izina rya Yesu kamera turayisengeye. Mwami nyiringabo, abazakurikira byose bigiye gucaho, Mwami bazafata icyemezo gikwiriye, kuko uri umwami mwiza. Turagushimiye rero, imbaraga zacu zibure, izuhagarariye kamera zibure, ahubwo izawe abarizo ziboneka. Ni mu izina rya Yesu tubisabye Kristo mwiza, amen. Mbere yuko dutangira ntanga message, reka mbanze ndirimbe umuririmbyi Yesu yampaye, ibindi byose turabikomeza. Ibi bihe turimo biruhije abagenzi, kandi yisi turimo iruhije abagenzi, iruhije abagenzi. Reba neza, reba kuri umugenzi, nusa ngutari umugenzi. Reka kwishyira mu bagenda, reba niba imirimo yawe kwizatuma wumva impanda, kwizatuma wumva impanda.
wari umuzaribu mwiza ushimwa n'uwawuteye, none wameze amahanda usigaye uhanda abagenzi, usigaye uhanda abagenzi. Wari umuzaribu mwiza ushimwa n'uwawuteye, none wameze amahanda usigaye uhanda abagenzi, usigaye uhanda abagenzi. Reba neza, reba, reba neza, reba kuri umugenzi nusa ngutari umugenzi, reka kwishyira mu bagenda. Reba niba imirimo yawe kwizatuma wumva impanda, kwizatuma wumva impanda. Reba neza, reba, reba neza, reba kuri umugenzi nusa ngutari umugenzi, reka kwishyira mu bagenda. Reba niba imirimo yawe kwizatuma wumva impanda, kwizatuma wumva impanda. Ngo ibi bihe turimo ngo biruhisha abagenzi, ngo kandi iyi si nayo turimo ngo iruhisha abagenzi, ngo kandi ngo reba, ngo urebe neza, numba uri umugenzi nusanga utari umugenzi ureke kwishyira mu bagenda. We mugabo wereba kuri umugenzi, ureke nusanga utari umugenzi ureke kwishyira mu bagenda. We mubyeyi wereba kuri umugenzi, nusanga utari umugenzi ureke kwishyira mu bagenda. Ikindi gitero kirongera kikavuga ngo wari umuzaribu mwiza ngo ushimwa ngo n'uwawuteye, ngo none ngo wameze amahahanda ngo usigaye uhanda abagenzi. Kera wari umuzaribu mwiza ushimwa n'uwawuteye, umuntu wese akureba akakwishimira, umuntu wese akureba akabona uri inyangamugayo, ariko ubu ngubu usigaye uhanda abagenzi. Mu itorero wari umuzaribu mwiza, uri umudiyakoni wari umuzaribu mwiza, uri umupasiteri wari umuzaribu mwiza, uri umuririmbyi wari umuzaribu mwiza, uri umuhanuzi wari umuzaribu mwiza, uri umurondozi wari umuzaribu mwiza, ariko ubu ngubu usigaye uhanda abagenzi. Nurebe, urebe neza, urebe kuri umugenzi, nusanga utari umugenzi ureke kwishyira mu bagenda. Nurebe, urebe neza, urebe kuri umugenzi, nusanga utujuje ibyangombwa by'umugenzi ureke kwishyira muri abo bagenzi. Imana y'amahoro twishimire. Niwigenzure neza, numara kwigenzura mu ruhande rwawe urebe kuri umugenzi, numara kwigenzura mu ruhande rwawe urebe ko utari amahahanda, urebe ko udasigaye uhanda abagenzi. Numara kureba mu ruhande rwawe ukabona udahanda abagenzi, yo wongere, nukuri niwongere ugaruke ku bihe, niwongere ugaruke ku bihe byo gusenga, kuko kera cyane wari ufite amasengesho meza, kera wari ufite amasengesho yo gusengera abarwayi bagakira, kera wari ufite amasengesho yo gusengera abantu bababaye imitima yabikururuka, ariko ubu ngubu warabivanze, ubu ngubu wabaye yo nka cya giti gisigaye gihanda abagenzi. Imana y'abera twishimire. Ndabamenyesha yuko ukwiriye gusenga, ndabamenyesha yuko ukwiriye gukiranuka. Numva wari umugenzi gomeza ubu umugenzi, numva wari umugenzi ntabwo kwambara ubusa byakubuza kuba umugenzi, numva wari umugenzi ntabwo kuba uri mu bukode byakubuza kuba umugenzi, ahubwo uko ahamagawe nugomeza ubu kwahamagawe. Amina. Ndagushimiye. Kera cyane abiringiraga Uwiteka bari mu mahoro, umufite ntabwo yamwifu, umufite ntabwo yakwifuza undi murengezi, umuntu ufite Yesu nk'umukiza we ntabwo yakwifuza undi wamurengera, ahubwo ufite Yesu nk'umukiza we uwo ngo ni umubere umutabazi. Imana y'abera ishimwe. Ndabatangariza yuko mukwiriye gukizwa, ndabatangariza yuko mukwiriye kugaruka mu bihe, ndabatangariza yuko mukwiriye kuba mu mwanya mwiza, mukaba nk'igiti cyiza cyatewe ku mazi. Ni ukuri irababwira ngo icyo mukwiriye gukora ni ugukiranuka, mugahinduka, mukagaruka mu mwanya wayo. Narasenze rero, Imana y'amahoro irangije irambwira ngo ngende mbwira abantu bayo, ngende mbabwire yuko batakiri gusenga. Imana irangije irambwira ngo ngende mbwira abantu bayo bongere basenge basubire mu mwanya wabo, kuko imbere hari Yorodani irahorera,
ariko umuntu ugiye kuyicamo ni umuntu wabanye n'Imana. Umuntu ugiye kuyicamo ni umuntu ukora iby'ubutwari. Umuntu ugiye kuyicamo ni umuntu wakiranutse. Umuntu ugiye kuyicamo ni umuntu ufite gukomera. Umuntu ugiye kuyicamo ni umuntu ufite agakiza. Imana yarambwiye ngo mbwira abantu bayo ngo iyo Yorodani iri imbere igiye gucibwa nk'umuntu wasenze. Iyo Yorodani iri imbere y'umuntu igiye gucibwamo n'umuntu ufite gukomera. Iyo Yorodani iri imbere y'umuntu igiye gucibwamo n'umuntu wambaye imbaraga agashikama akabana nayo. Imana irongera irambwira ngo mbwira abantu bayo, abantu barasengaga ariko ntabwo bakiri gusenga, bashyize indi imbere. Imana irangije irambwira ngo mbabwire ngo bongere basenge. Imana irangije irambwira ngo bongere bagarure ibihe byo gusenga, kubera yuko haje igihe gikomeye, kubera yuko haje igihe cy'ubunyerezi, kubera yuko haje igihe cy'imvura, kubera yuko haje igihe gikwishe. Nimwongere musenge, musubire mu bihe byanyu byo gusenga. Imana irangije irongera irambwira ngo abantu bari kuvugira Imana biteye kubw'indamu. Imana irangije irambwira ngo nzagende mbwira abantu bayo ni impamvu ki abantu bahinduwe n'ibihe, ni impamvu ki abantu bahinduwe n'ibizima, ni impamvu ki abantu bahindutse kubera iminsi barimo. Imana irangije irambwira ngo nzabwira abantu bayo ngo Imana irambiwe kuvuga ngo yavuze itavuze. Imana irambiwe n'abantu bari kuyitwaza ngo niyo yavuze itavuze. Imana niko yambwiye ngo mbabwire. Irangije irambwira ngo dore iraje, yongeye ica mu matorero, amatorero agaragara nk'afunguwe. Imana yongeye kuyacamo, yongeye gutambuka, kuko hari abantu bigize abakomeye, abantu bigize abanyacyubahiro, bakumva yuko kuba barasigaye ariko bakiranutse, ariko bahagaze. Ariko Imana yabera yarambwiye ngo irongeye iratambutse, yongeye iciye mu matorero. Irangije irambwira ngo ubwo iciye mu matorero isubiye inyuma, iciye mu macanu, iciye ku macanu, kubera yuko abantu bari gushaka amaviyuzi, ntabwo bari gushaka agakiza. Imana irangije irambwira ngo abantu bari gushaka gutwika. Irangije irambwira ngo ibyo bita yuko batwika nibyo isubiye inyuma nayo ikaza gutwika. Imana yarambwiye ngo hari icanu yatoye ije gukomereza amaboko, kandi hari n'izihamagaye izije gukura mu nzira. Imana yarambwiye ngo abantu bongere basenge, intuma ku bahanuzi, intuma ku barondozi. Abantu ntabwo bagihanura neza, basigaye bahanurana indamu, basigaye bahanurana ubuzima bwabacanze. Ariko Imana yarambwiye ngo irambiwe n'abavuga ngo yavuze itavuze. Iraje. Imana yantumye mu ngero zitandukanye, yantumye ku itorero, intuma ku bahanuzi, intuma ku bantu bakomeye. Imana yarambwiye ngo igihe kigeze, igihe kibayeho, ari ukomeye, ari uworoheje, uwo nguwo igihe kiramuziye, kuko iyo Yorodani iri imbere ntabwo izacibwamo nuko ukomeye. Iyo Yorodani iri imbere ntabwo izacibwamo yuko ufite imodoka. Iyo Yorodani iri imbere ntabwo izacibwamo yuko wambaye neza. Iyo Yorodani iri imbere ntabwo izacibwamo yuko ukomeye mu itorero. Iyo Yorodani iri imbere ntabwo izacibwamo yuko uri bishopu. Imana yarambwiye ngo iraje gukora ishungura. Yarambwiye ngo n'ubundi izanye intara, ije kugosora ibizima ibishyira ukwabyo, ibibara ibishyira ukwabyo, kubera yuko Imana ntabwo izemera yuko bayivangira. Iraje gushungura. Imana yarambwiye ngo abantu bongere bakiranuke, bongere basenge, bongere basubire ku rugero. Wasengaga rimwe yongera asenge kabiri, wasengaga kabiri asenge gatatu, wasengaga iminsi ine yongera yisenge, kubera yuko Imana yarambwiye ngo ije gukora itarebye uko ukomeye, ije gukora utarebye umuryango uvukamo, ije gukora itarebye icyubahiro cyawe, ije gukora imanukanye agahinda. Imana yarambwiye ngo n'ubundi irongeye irazengurutse mu gihugu giciyemo, irazengurutse amatorero yaciyemo. Imana yarambwiye ngo ije guturisha ibintu byishyize hejuru, ibyishyize hasi, ibyo ngibyo nibyo ije gushyira hejuru. Bya bindi bigaragara ko bitaboneka, ibyo nibyo ije kugira ibyo kuboneka. Imana yabera ishimwe. Imana rero nimusenge cyane. Imana yarambwiye ngo nimusenge, abo gukomera bakomere, abo gushikama bashikame, abo gusubira ku rugero barusubireho, kubera yuko Imana iraje ntabwo ije kureba uko ukomeye. Imana iraje ntabwo ije kureba uko uri umuhanuzi. Imana iraje ntabwo ije kureba uko uri umurondozi. Imana iraje ntabwo ije kureba uko uri umudiyakoni, ije kureba kuri bishopu. Imana iraje ntabwo ije kureba uko waba umeze kose. Imana iraje
imana iraje ije gukora, imanukanye uburakari, irabumanukanye kuko kuva kera cyane ntabwo imana yegeze yishimira agasuzuguro. Kuva kera cyane imana ntabwo yegeze yishimira agasuzuguro, niyo mpamvu iramanutse guhemba no guhana. Wewe mukobwa ubyumve, wewe musore ubyumve, wewe mugabo ubyumve, aho waba utuye hose, uri mu gihugu cyo hanze, uri mu gihugu cyo mu Rwanda, aho uri mu itorero, uko ukomeye ntabwo bireba Yesu, ikireba Yesu nuko ukwiriye kuba wejejwe mu itorero. Imana ishimwe. Muririmbye 21 niwe waririmbye, irarimba ngo umuntu wese abo wejejwe mu itorero. Iryo torero Yesu yavuze ntabwo ari itorero nk'uko tugenda gusenga muri ADEPR cyangwa muri Gatulika cyangwa tugasenga muri Adventiste, ahubwo itorero n'umutima ukwiriye kwezwa. Itorero n'umutima, itorero Yesu yishimira ni umutima wawe mubyeyi we, itorero Yesu yishimira ni umutima we mugabo we, itorero Yesu yishimira ni umutima we atayazo pinivo ministan segreri minikuwa aroro Jésus Seigneur. Yego umuntu wese abo wejejwe mu itorero, aho usengera ntabwo bireba Yesu, bishop ntabwo bimureba, ukuri umudiyakoni ntabwo bimureba, ukuri umuhanuzi ntabwo bimureba, ahubwo kimureba kimwe ni ukuba wejejwe mu itorero. Aho waba uri hose umwuka arakubwira ngo uba wejejwe mu itorero, aho waba uhagaze hose umwuka arakubwira wejejwe mu itorero, aho waba uri hose. Kandi wirinde kwivangira, kuko nuyivangira nayo izakuvangira, kuko nuyisakuriza nayo tayazo bini control mamba. Yesu Kristo ndagushimiye. Imana iramanutse ije guhana icyaha n'igisa nacyo, ni tayazo bini control. Imana iramanutse ije gukora control, Imana iramanutse ije gukora ishungura, Imana iramanutse ije kugenzura, Imana iramanutse ije kugenzura wa mugabo we, Imana iramanutse ije kugenzura wa mupapa we, wewe aho waba utuye hose Imana ije gukora igenzura. Imana ishimwe. Mu nzira umubonye wese akavuga ngo uyu ni umukozi w'Imana, kubera yuko imirimo ukomeze kose, aho waba utuye muri karitiye, aho waba utuye, abo wicarana nabo, aho waba uri mu kazi, udafite imirimo, udafite kwezwa, nacyo waba uri cyo. Icyo umwuka ashaka ni uko wezwa, kandi ukaba wejejwe mu itorero, ukaba wejejwe. Iryo torero tuvuga ntabwo ari itorero usengamo, itorero tuvuga ni uyu mutima uba wejejwe, kubera yuko Uwiteka arashaka gukorana n'abantu bejejwe neza. Abo ngabo nibo bagiye kubana Imana, abantu babana n'Imana bari gusenganisha umwuka iteka. Abo ngabo nibo Yesu aje gukoresha iby'ubutwari, abantu bavugira Imana neza, abo nibo Yesu aje gukorera, abantu bayikirarukira ku manywa na nijoro, abo ngabo nibo Yesu aje gukorera. Biratangaje kuba ubuzima bwagukubita, bwamara kugukubita ukamanuka, ngo ni ukubonye runaka ari mu ishyamba asenga, uje kwirwanya umuhamagaro we, nawe uje kwiganya ibyo yahawe. Ariko reka nkubwire, hari abantu bagiye kugwa kuri uru rugamba, hari abantu bise abarokore bagiye kugwa kuri uru rugamba, hari abantu bise abahanuzi bagiye kugwa kuri uru rugamba, hari abantu bise abarondozi bagiye kugwa kuri uru rugamba. Aho waba uri hose, ubukomeye, ubutitiza, ubugira gute, ariko uko byase kose uvuga ku marangamutima yawe, uru rugamba uzarugwamo. Dore nimubabeshejwe, mukiranuke, nimumara gukiranuka ibindi byose Yesu azabikora. Nimukiranuke ibindi byose Yesu azabirema. Nimukiranuke numara amazu mushaka Yesu azayabaha. Nimukiranuke numara ubuzima mushaka Yesu azabuhindura. Nimukiranuke numara ayo maviza mushaka Yesu azayabaha. Ariko icyo wakora cyose udafite gukiranuka, ntacyo wakora udafite gukiranuka ngo kikwemerere. Imana yarambwiye ngo rero nimwongere musenge, kuko umugosozi arongeye araje aragosoye, umugosozi w'intara arongeye arazengurutse. Ariko ikihutirwa, itangazo ryihutirwa, nuko yongeye guca mu matorero, nuko yongeye gukora iringaniza. Aho waba uri hose, itorero waba usengamo, Yesu yarambwiye ngo agiye kongera gukora iringaniza. Aho waba igihugu cyose waba urimo mu itorero, waba uri musenga, nuko Yesu agiye gukora iringaniza. Yesu araje. Umuririmbyi niwe
watangiriyeho uvuga ngo urebe kuri umugenzi, nusanga utari umugenzi mureke kwishyira mu bagenda. Ni impamvu ukibona abagenzi bagenda nawe ukabirukanga inyuma. Ni impamvu ukibona abagenzi bahanura nawe ukiga guhanura nabo. Ni impamvu ukibona abagenzi barondora nawe ukiga kurondora nkabo. Ni impamvu ukibona abagenzi bayitambira nawe ukiga gutamba nkabo. Ni impamvu ki? Ni impamvu ki? Ni impamvu ki? Ni impamvu ki muri kwigira ku bagenzi kandi atari ibyanyu? Imana yarambwiye ngo nimureke kwigira ku bagenzi kandi atari ibyanyu. Numva agakiza udashoboye kugafata, ni impamvu ki uri kugenda ugafata bitewe n'ubuzima uri gushaka? Numva unaniwe gufata Yesu nk'umukiza, ni impamvu ki uri kugendera kuri mugenzi wawe ngo ntufatiraho Yesu nk'umukiza? Imana yarambwiye ngo ije gukora ikintu kandi mu kugikora iraje gutambuka, kuko umuntu wese Yesu agiye kujya amusura ku giti cye. Imana yarambwiye ngo hari abije guhagarika ntibongere kuvuga, irangije irambwira ngo hari abo ihaye kuvuga bakanagera kure. Imana yarambwiye ngo ikintu irambiwe nuko muvuga ngo yavuze itavuze. Ikintu irambiwe nuko muvuga ngo niyo yaberetse itaberetse. Imana yarambwiye ngo icyo yanze n'agasuzuguro, icyo yanze n'agasuzuguriro. Wahisha umwana w'umuntu ariko Yesu ni wamuhisha. Waza ukabwira runaka ko yavuze, ukitirira ko Imana yavuze akabyemera ariko atari yo yavuze. Imbere y'Imana buri muntu wese, umuririmbyi niwe waririmbye ngo buri muntu azajya yivugira ibye, ngo nitugera imbere ya rwa rukiko uko byasa kose, imbere ya rwa rukiko umuntu azivugira ibye. Waba ufite umugabo ntabwo umugabo azakuvugira, wowe uzivugira ibyawe. Waba ufite umugore ntabwo umugore azakuvugira, wowe uzivugira ibyawe. Waba ufite umwana ntabwo umwana azakuvugira, wowe uzivugira ibyawe. Waba ufite umuryango ukomeye ayo mafaranga ntabwo azakuvugira, ahubwo wowe uzivugira ibyawe. Imana yarambwiye ngo nimwongere musenge, musubire ku iriba, nimwongere musenge, mumenye umwaka mugiye gutangira uwo ari we, kandi mumenye n'amakuru y'uyu mwaka uko uzarangira. Mwana yarambwiye ngo abanyamasengesho bakibirimo neza nibongere ibihe byo kubana n'Imana. Imana yarambwiye ngo abanyamasengesho bagihagaze ku murongo nimwongere mufate umwanya murire, mwongere murire, mwongere murire, mwongere murire, kugira ngo ibahereze amakuru nyirizina yo kugenderwaho. Imana niko yambwiye. Nimwongere rero musenge, musubire ku birindiro, nimwongere musenge, musubire mu mwanya wanyu. Wewe muhanuzi we wagendaga upfunikira bubonye, niwongere ugaruka mu mwanya, ukamanuka mu butayu ukajya mu matorero ugapfunyika ngo yavuze itavuze. Niwongere ugaruke, niwongere ugaruke, kuko iyo Yorodani iri imbere ukimaze uko nguko ntabwo wayambuka. Iyo Yorodani iri imbere y'umuntu wese ugihagaze uko nguko ntabwo wayambuka. Imana yarambwiye ngo iraje, umugosozi araje, ubyumve aho waba utuye hose, ubyumve n'ubyumve. Ariko icyo nzi ko nuko umugosozi aje, icyo nzi yuko nuko amanutse aje guhemba no guhana aho waba utuye hose. Araje guhemba no guhana, we mugabo ubukomeye, we mubyeyi ubukomeye, we mukobwa ubukomeye. Icyo nzi ko nuko Yesu yambwiye ngo aje guhemba no guhana. Nimusubire mu bihe byanyu, nimusubire mu bihe byo gusenga, nimugaruke, agakiza kanyu kakira mukagarure. Wewe murekorewe uko wambaraga ukiri mu torero, uko wambaraga bikanezeza Imana. Amatorero amajije gufungwa si kucyambara, ubu ngubu usigaye wambara umuntu wese akabona icyo wambaye. Uko witwaraga amatorero atarafungwa ntabwo ariko ukigenda. Amatorero arafunzwe, numva wari ufite naturere wize gusuka kuko wafashe umuhamagaro w'abandi, uwo niwe wafashe kandi atari umuhamagaro wawe. Ariko nyamara numva wari umurokore nyakuri, uko wahamagawe ni kwakakwiriye kuguma. Ntabwo kuba amatorero yarafunzwe yakubwira ko ukwiriye kwambara mini, ntabwo amatorero kuba yarafunzwe yakubwira kwambara mukondo wazi, ntabwo kuba amatorero yarafunzwe ukwiriye guhindura indangagaciro za Gikristo. Imana yarambwiye ngo nimwongere mu barokore bahamye, nimwongere mu abagabo ho kuyihamya, mwongere musubire mu mwanya wanyu, mwongere mukora ibyo gukiranuka. Abazi Imana bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Nukuri nimwongere mukora iby'ubutwari, nimwongere mukiranuke, nimwongere musubire ku birindiro. Ntabwo numva itorero ari byo mu mutima umuntu wese akwiriye kwezwa, ntabwo numva iryo torero ryarafunzwe akaba ari mu mutima. Ni impamvu ki? Ni iki cyatumye uhinduka? Ni iki cyatumye uhinduka? Ese ko yahindutse amatorero afunzwe, ese atarafungwa ibyo yakoraga wisha muri amatorero batarakubona utarerura byangana gati? Umwuka arakubaza, numba wareruye amatorero afunzwe ukerura atarafunga
ukabikora wihishe byangana gati umupasiteri atakuzi, umwarimu atakuzi, umuririmbyi atakuzi, ukabikora wihishe ukagaruka kwigira mwiza. ibyo yakoraga batabizi byangana gate kugeza aho amatorero yafunzwe none ukabishyira ku mugaragaro. Imana yabera nibatabare kandi yongere ibagarukeho. Reka dusome amagambo ari muri Ezekiyeli ibice 3 umurongo ni wa mbere no kugeza ku wa 10. Some Ezekiyeli ibice 13 umurongo wa mbere kugeza ku wa 10. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ezekiyeli ibice 13 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku wa 10. Abahanuzi b'ibinyoma bavugwa. Ijambo riravuga ngo abahanuzi b'ibinyoma bavugwa. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti. Mwana w'umuntu. Mwana w'umuntu. Uhanurire abahanuzi ba Isiraheli. Uhanurire abahanuzi ba Isiraheli. Bahanura. Kandi ubwire abajya bahanura ibyo bibwira. Kandi abajya bahanura ibyo bibwira. Yabo ubwabo uti. Yabo ubwabo ati. Nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uku ni ku mwami Uwiteka avuga ngo. Uku ni ku mwami Uwiteka avuga ngo. Bazabona ishyano b'abahanuzi b'abapfapfa. Bazabona ishyano b'abahanuzi b'abapfapfa. Bakurikiza ibyo bibwira. Bakurikiza ibyo bibwira. Kandi ari ntacyo beretswe. Kandi ari ntacyo beretswe. Yewe Isiraheli we. Yewe Isiraheli we. Abahanuzi bawe bameze nk'ingunzu. Abahanuzi bawe bameze ngo nk'iki? Nk'ingunzu zo mu kidaturwa. Zo mu kidaturwa. Nimurakazamuka ngo mujye mu byuho byo mu rugo. Ngo mujye mu byuho byo mu rugo rw'inzu ya Isiraheli. Y'inzu ya Isiraheli. Habe no kubiziba. Ngo mubone uko muhagarara mu ntambara. Ku munsi w'Uwiteka. Ku munsi w'Uwiteka. Babonye iyerekwa ry'ubusa. Mu bupfumu bw'ibinyoma. Kandi baravuga bati. ngo Uwiteka avuga. Ni ku Uwiteka avuga. Nyamara Uwiteka atari we watumye. Nyamara atari Uwiteka wabatumye. Ariko bemeza abantu. Kwiringira. Ko ijambo ryabo rizasohora. Ariko ritazasohora. Mbese yerekwa mwabonye si iry'ubusa. Ubupfumu mwavuze si ubw'ibinyoma. Ubwo muvuga muti. Uwiteka yavuze ati. Uwiteka yavuze. Kandi ari ntacyo yavuze. Nicyo gituma umwami Uwiteka avuga ati. Kuko mwavuze ibitagira umumaro. Mukabona ibinyoma. Nuko dore ndabibasiye. Irabibasi. Rata yazo bini fomini control sanse eregre. Ni ku mwami Uwiteka avuga. Kandi ukuboko kwanjye kuzibasira abahanuzi. Bivuga ngo ukuboko kurabibasiye. Babona iyerekwa ritagize icyo rimaze. Bagahanura ibinyoma. Ngo yavuze itavuze. Ntabwo bazaba mu nama y'ubwoko bwanjye. bw'Uwiteka. Kandi ntabwo muzandikwa mu gitabo cy'inzu ya Isiraheli. Habe no kwinjira mu gihugu cya Isiraheli. Namwe muzamenya ko ndi umwami Uwiteka. Nukuri. Bashutse ubwoko bwanjye. Bavuga ngo ni amahoro. Kandi ari ntayo. Kandi iyo hagize uwubaka inkike. Bayihomesha ishwagara. Ibintu bidakomeye. Imana nishimwe. Abahanuzi benshi Yesu arabibasiye. Bari gufata bagahomesha ibintu bidafatika nibikomere bikanyeganyeza abagenzi bakagendera ngo yavuze nyamara itavuze bitewe n'ubuzima bwabo abantu bihaye ubuhanuzi. Ariko Imana iramanutse. Ikimanuye nukuza guhangana n'abahanuzi. Imana yabera ibishimire ibagirire neza. Imana ishimwe bwari ubwo buhanuzi Uwiteka ari yampaye. Imana ishimwe. Nimero za telefone ni 0785536989. Yisubiremo iyo nomero. 0785536989.
Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Sinzi nimba nta message cyangwa se nta butumwa mu bwo Imana yaguhaye waba bwakwisuka ukaba ubusigaje kugira tuguhe umwanya umanze ubushyire imbaraga Imana yabikwibukije. Ijambo ry'Imana yavuga ngo havumwe wongera ku byo Uwiteka yavuze. Nibyo ngibyo niyo message. Gusa ikintu nabwira abantu b'Imana ni ukongera gusubira mu bihe byo gusenga. Uwasengaga rimwe agasenga kabiri, uwasengaga kabiri agasenga gatatu, kuko iyo Yorodani iri imbere y'umuntu igiye gucibwamo n'umuntu wambaye. Ko kwambara ni umuntu uri mu mwuka w'Imana ufite gukomera no gushikama. Byo ngibyo. Reka tugusabe noneho mu gusoza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi cyangwa se ubutumwa bw'uyu munsi, urongera usenga Imana. Ni karibu. Kristo mwiza, turagushimye turaguhimbaje Kristo mwiza, tugushimye kuko uri Imana y'amahoro, tugushimye kuko kera cyane bakwiringiraga bari mu mahoro, tugufite ndi kwifuza undi murengezi. Uri umugabo mwiza ukomeye, udukunda uko bwije uko bukeye, udukundira imiryango yacu, tubera amaso tutabere amaso. Imana idutabara, Imana irwanya n'ibiturwanya, Imana icogoza ibiducogoza, Imana inaniza ibitunaniza. Mu izina rya Yesu ndasenza Imana, nsengeye abarushye n'abaremerewe, nsengeye abantu badafite agakiza bongera bakagire, abantu bavuye mu myanya yabo yo gusenga bongera basure mu myanya yo gusenga, abantu bacitse intege bongera bagira intege, abantu batagikomeye bongera bakomere bashikame. Imana ishimwe. Ndasenza Imana, sengera abarwayi, abantu babuze uko babigenza, abantu bababaye, abantu bafite kuyaba no kwiganyira. Mana bagirire neza, wongera ubagereho bakoreho mu izina rya Yesu. Dusengeye Mana Yesu Kristo, abafite ubwoba bw'ibizaza, nyamara ubahereze gukomera no gushikama, ubahereze imbaraga, ubahereze Mwami Yesu Kristo, kubamenyesha yuko abakora ibyo gukiranuka mu mahanga yose abo ngabo bemera. Turagushimiye. Ngaho rero bana natwe kandi utugirire neza, umugambi wa ntago ujye gupfa mu izina rya Yesu. Icyo nsengeye ni kamera uyihagarareho mu izina rya Yesu. Mpagaritse imigambi mibi yose ya Satani, imigambi mibi yose ya daimoni, ibyaza kunaniza iyi kamera byose turabihagaritse mu izina rya Yesu. Ibyaza kuyoberanya no kwishushanya katika jina la Yesu. Iyi kamera yigotesha abamarayika, abarinzi, abakrubi, urinde uyiyobora mu izina rya Yesu. Nyiri iyi kamera umugirire neza, umufashe, umurwanirire data, unaniza ibyamunaniza, ugenza ibyamugenza, ibyashaka kumucogoza ubicogoze mu izina rya Yesu. Umugirire neza, umutabare mu izina rya Yesu. Icyo nasengeraga Mwami data, twese n'umurimo wanda usengeye Mwami data, urwanya ibirwanya umurimo wawe, ucogoza ibicogoza umurimo wawe mu izina rya Yesu. Mana dusengeye ingo, Mana data twese, izidakomeye zikomeze, izikomeye Mana ubane nazo mu izina rya Yesu. Imfubyi, abapfakazi bagirire neza, igihugu cyacu cy'u Rwanda kigirire neza, ubane nacyo. Kandi data niko dusengeye abahanuzi bagifite umwuka wawe, nyemera ubane nabo, ubakoreshe iby'ubutware mu izina rya Yesu. Ubakore ku maso yabo, ubakoreshe muri uru rugendo rukomeye, ubakoreshe muri uru rugendo rugoye, kuko uri umungeri mwiza. Ngo gomeza kubana natwe kandi utugirire neza. Umugambi wawe ntabwo upfa gupfa, kandi umugambi wawe uhora ari mwiza kuri twebwe. Mu izina rya Yesu tubisabye, amen. Amen. Imana iguhe umugisha, imbaraga n'amavuta kuri misi yose. Amen. Amen.